Nabashoje mwese bene data muri kumwe na Evangeliste Kabenga Bernard. Ibihe byiza mwese aho muri hose bakunda kudukurikira. Ibi ni ibihe byiza tumazemo iminsi kandi bizakomeza. Byatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 bizasoza ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Uyu munsi rero dukomeje kuba imbere y'Uwiteka. Iyi ni icyigisho cyo ku munsi wa 11. Tukaba dushimira Imana yabanye natwe. Birashoboka ko ibihe wumviye ahangaha cyangwa se birashoboka ko ujya udukurikira, birashoboka ko nawe udukurikiye ari ubwa mbere. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukubahiriza icyo ijambo ry'Imana rikubwira, ugakora icyo ijambo ry'Imana ritegeka kugira ngo ubane neza n'Imana, amaherezo yawe azabe meza. Kuko icyaduhagurukije ni ukubwira abantu ijambo ry'Imana mu buryo bashobora kuryumva bwose. Twakoresheje uburyo butandukanye kuvuga ijambo ry'Imana mu nsengero, ariko biragaragara yuko abantu bashobora no kumva ijambo ry'Imana ku mbuga nkoranyambaga nk'izi ngizi. Ushaka rero kubona ubu butumwa uko tubushyizeho, kuko dufite ibihe tuzamaramo iminsi, uko ubutumwa bugiyeho bw'umunsi runaka, kora kuri subscribe, umere nk'aho witeguye guhora utwumva, cyangwa se s'abonner. Biraterwa n'ururimi ukoresha, Icyongereza cyangwa Igifaransa. Noneho uko dushyizeho inyigisho uyibone. Ushobora no kumenyekanisha iyi nyigisho mu yandi magurupe cyangwa se ku bantu runaka ushaka ko bakurikira ijambo ry'Imana, ubasharinga ubutumwa bakabwumva, kuko ni ijambo ry'Imana. Niba waradukurikiye neza, nta kindi twigisha ijambo ry'Imana rizima mu mbaraga z'umwuka. Hanyuma tukanasengera ibyifuzo bitandukanye. Uyu munsi by'umwihariko turasengera abayobozi, cyitwa abayobozi b'itorero, abayobozi b'igihugu, noneho dusengere n'abafite ubumuga butandukanye. Turanasengera kandi mu byifuzo rusange, imfubyi n'abapfakazi. Ntago ari ibidasanzwe. Tugira ibyiciro 4 byo dusengamo: dusengera igihugu, itorero, abarwayi, ndetse tukanasengera n'ibyifuzo tuba twagiye twakira by'abantu batandukanye. Ibyifuzo rero tubigira bitewe n'ibihe turimo. Umunsi w'ejo twari mu bukwe, turimo dushyingira abana bacu, ariko noneho bakaba ari abana bafite ababyeyi, ariko noneho ababyeyi bababyaye bakaba batagihari, kuvuga bahagarariwe. Twashyingiye imfubyi mu yandi magambo. Byatumye rero ngira icyifuzo cyo gusengera imfubyi. Ese imfubyi iyo ifite ibirori ibyereka nde? Yishimana nande? Umunezero we awusangira nande? Ese umupfakazi iyo agize umubabaro awubwira nde? Yaba umubabaro yaba ibyishimo, umuntu aba ashaka kubibwira umubyeyi, ariko se utamufite bigenda bite? Byatumye rero tugira umwanya wo gutekereza, twumva ko twagira igihe cyo gusengera imfubyi n'abapfakazi. Imana rero ibaho umugisha mwese bakunze kudukurikira. Reka dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mwami wacu Yesu, uhabwe icyubahiro kuko uduhaye uyu mwanya wo kuba imbere yawe. Ndakwinginze kugira ngo dufashwe nawe. Umugisha abantu bose bagiye kudukurikira, kandi amatwi yacu akangukire kumva ubushake bwawe. Uhabwe icyubahiro kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome mu gitabo cyo kubara. Turasoma ijambo dusanga mu bice 24 guhera ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 19. Haranditse ngo, aca umugani uhanura ati, Balamu mwene Bewori aravuga. Umuntu wari uhumirije amaso aravuga. Haravuga uwumva amagambo y'Imana, akamenya ubwenge bw'isumba byose, uwerekwa ishobora byose, uwikubita hasi akagira amaso areba. Ati, ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isirayeli. Izagiriza inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi Abasheti bose. Edomu hazahindurwa, Seyiri naho hazahindurwa. Abaho bari ababisha b'Abisirayeli, ubwoko bwa Isirayeli
buzakora iby'ubutwari. Ubwoko bwa Yakobo buzakomokwaho n'utwara ibihugu, azarimbura abacitse ku icumu mu midugudu. Iri ni ijambo dusanga mu gitabo cyo kubara. Iki gitabo cyo kubara kikaba ari igitabo kirimo inkuru zihera nko kuri Sinayi ukageza mu kibaya cy'i Mowabu. Ni ukuvuga ni inkuru zivuga Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura. Hanyuma kikagaragaza se Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura hakurikiyeho iki, habaye iki, mu rugendo byagenze bite, ese niki cyatumye bagaruka mu butayu aho kujya mu gihugu cy'amasezerano, kuko ntabwo Imana yigeze itegura ko Abisirayeli bazamara imyaka 40 mu butayu. Imyaka 40 mu butayu bayimaze ubwabo kubera kubyihitiramo. Hanyuma muri iyo myaka 40 abantu benshi barapfiriye kubera kutumvira Uwiteka no kutamwizera, kumugomera. Reka mba ariko mbyita nkoreshe iyo vocabulary yitwa kugomera Uwiteka. Iki gitabo rero muri izo nkuru kivuga harimo inkuru y'umugabo witwa Balamu. Balamu mwene Bewori. Balamu mwene Bewori, inkuru ze zitangira hano mu bice 22 zikaza zikagera hano mu bice 25. Aha mu bice 24 dusomye tuhasomye inkuru ivuga ngo aravuga umuntu wari uhumirije amaso, bivuze ngo Balamu yari afite ibintu by'impano byo kuvuma no gusabira abantu umugisha, ariko noneho atarerekwa ishobora byose, amaso ye atarabona Imana. Yari ameze nk'umupfumu. Balamu yari ameze nk'umupfumu neza neza, ariko bamutumye kuvuma Abisiraheli atangira kwerekwa, atangira kubona ishobora byose. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari inkuru nyinshi kuri Balamu ariko ntabwo arizo nshaka ko dutindaho, gusa harimo iz'ingenzi. Icya mbere ni uko agitangira kuvuma Abisiraheli, cyangwa se umushinga wo kuvuma Abisiraheli amaze kwemeranywa n'uyu mwami w'i Mowabu witwa Baraki, amaze gufata ngo yari Baraki mwene Sipori. Baraki mwene Sipori agitangira kumutumaho intumwa ngo aze kumuvumira Abisiraheli mu bice 22, Balamu akabanza gutinya, ubundi ibiguzi bikaba byinshi, agafata icyemezo cyo kugenda. Marayika akaza kumutangira, turajya he ko ndeba ujya mu nzira yo kurimbuka. Indogobe ikavuga, ikamuvugisha itari isanzwe ivuga. Umushinga wo kugirira nabi abantu b'Imana urarushya. Hari igihe n'indogobe zivuga zirimo zitangira abantu bashaka kugirira nabi abantu b'Imana. Nuko rero mu bice 23 baramwemeza. Nuko umugabo witwa Baraki atamba ibitambo, amapfizi n'amapfizi. Isomo ririmo ahangaha muri bice 23 ni uko hari ibiguzi byinshi byagutangiwe utaruzi. Ese wari uzi ko hari ibiguzi byagutangiwe ku isaha iyo ari yo yose ushobora kugirirwa nabi? Isaha iyo ari yo yose ushobora kugirirwa nabi. Imana ikugirire neza cyane, Imana igufashe. Iyaba wari ubizi wakwegera Imana, wafatanya natwe tugasenga, kandi wakiranuka kugira ngo iyi mivumo bakwifuriza n'ibiguzi bagutangiye bye kugufata. Hari abantu rero babaho batazi ko batangiwe ibiguzi. Hari igihe umuntu atangirwa ibiguzi. Abisirayeli batangiwe ibitambo ngo 7 by'amasekurume y'intama, amasekurume y'ubwoko bwose, ariko ibi bitambo byose uko ari 7 ntacyo byatanze, kuko Balamu agitangira guca umugani uhanura avuma hano mu bice 23 umurongo wa 7 yaravuze ngo ese ku murongo wa 8 ngo navuma nte ab'Imana itavumye, kandi narakarira nte ab'Imana itarakariye. Iki ni ikintu cya mbere gikomeye. Ese nubwo bagutangiye ibiguzi, Imana nta kibazo mufitanye? None niba Imana nta kibazo mufitanye, uhumure, ubwinshi bw'ibiguzi ntabwo bizakuraho ko Imana ubwinshi bwabyo bizapfa ubusa. N'ingabo bazazitanga zipfa ubusa kubera ko Imana itakurakariye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iryo ni isomo rya mbere. Isomo rya kabiri ririmo hari impamvu. Baraki harabanza aribaje ati ariko ko usanzwe uvuma bigakora bigafata, ko nakwiyambaje nakurangiwe n'umuntu wabikoreye bigakunda? Hari ukuntu abantu bagenda barangirana nyine abapfumu b'abahanga. Ati ko nakurangiye n'umuntu byemeye, njyewe wagaye ibiguzi nguhe menshi naguhaye makeya, bimeze biti?
ariko ntabwo cyari ikibazo cy'ubwinshi, ntabwo cyari ikibazo cy'ubwinshi bw'ibitambo, ntabwo cyari ikibazo cy'ubuguzi, ahubwo cyari ikibazo cy'imiterere y'abantu agiye kuvuma. Haleluya. Haleluya. Ntabwo ari ikibazo cy'ubwinshi bw'ibiguzi cyangwa ubuke bwabyo, no, ni ikibazo cy'imiterere y'uvumwa. Imana yacu tugire neza cyane. 23 rero ku murongo wa 21 niho hatangira impamvu yatumye batavumika. Abantu benshi bazi ko tutavumika ariko ntibazi impamvu tutavumika. Iyi ni isomo rya kabiri. Impamvu tutavumika, ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo. Icyo ni icya mbere. Ngo Baramu yaritegereje ngo agiye kuvuma asanga Imana ntiyigeze ibabonamo gukiranirwa. Icya kabiri, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Ubwo yaritegereje ibona nta mugabo uri gushaka kurongora undi mugabo, ibona nta mugore uri kubeshya undi ngo yabaye umugabo we cyangwa ni umugore w'undi mugore. Ibintu by'ubugoryi ntabyibonye. Isanga nta mugabo urimo kurira itungo wagize itungo sheri we, isanga nta mugore wayobye gutyo. Mbese nta bugoryi. Hari ibintu by'ubugoryi reka, hari ibintu by'ubugoryi. Imana yacu tugire neza cyane. Ibintu nyine uba ureba ukabona ntibihura neza. Urugero nko gufata itungo, Imana itugirire neza, cyangwa se kuba umugabo yarongora undi mugabo, nta papasi, nta kubyara, wakwibaza gahunda y'umugabo washatse undi mugabo, wakwibaza gahunda y'umugore washatse undi mugore, ukayoberwa ibyo ari byo. Ngo yaritegereje ntiyabona ibintu by'ubugoryi. Ngo abona ko Imana ariyo yabakuye, ngo ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Akantu ka gatatu gatahura ko bayivugiriza impundu. Hano ndabamenera ibanga ry'uko impundu z'abanesheje ari haleluya. Abatari bazi impundu z'abanesheje ndazibabwiye. Haleluya ni impundu z'abanesheje. Nuko tuvugirize Uwiteka impundu. Ntabwo ari oya, izo ni iz'Abanyarwanda. Iz'abanesheje ni haleluya. Ubwo yararebye arasanga yakubitanye na za haleluya zivuza ubuhuha. Imana ishimwe. Abajya batera haleluya ndabashuhuje. Ngo noneho ngo Imana yabakuye muri Egiputa nibajyana, ngo ifite amaboko nk'ay'imbogo. Iyo ni impamvu ya kangahe? Impamvu ikomeye. Ngo nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, usanga nta bintu by'ubupfumu. Icyo ni ikintu cya kane yashakishije arakibura. Nta bupfumu buri mu Bisirayeli, kuvuga ngo nta mupfumu n'umwe yabonye mu Bisirayeli. Ni icya gatanu. Ngo mu gihe cyategetswe n'Abisirayeli bazabwa ngo icyo basaba. Muri make yabarondoyemo ibintu bigera muri 7, harimo kuba Uwiteka ari Imana yabo. Uwiteka ni Imana yabo kandi bayivugiriza impundu. Byo kuba Uwiteka ari Imana ibajyana, se wowe uri kujyanwa nande? Se Uwiteka ni Imana yawe, ese nta bupfumu, ese nta bugoryi, ese nta gukiranirwa? Ibyo bintu ntabyo Imana ibonye. Niba ntabyo ibonye, ndaguhumuriza nkubwira ngo ibiguzi byose batanze bugirirwe nabi bizapfa ubusa. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Arakomeza arahatiriza. Uyu mugabo witwa Baraki yarahatirije. Ubwo yari inshuro ya kabiri atanze ibimasa n'ibiki byose, ariko ngo noneho ngo arongera, ngo maze Baramu abwira Baraki ati nakubwiye nti icyo Uwiteka avuga cyose nicyo nkwiriye gukora. Ariko Baraki abwira Baramu ati nuko ngwino nkujyana ahandi, ngo ahari Imana. Ngo aramujyana, ngo yongera yubaka bwa gatatu, ibiguzi ku nshuro ya gatatu. Utaza kugira ngo ibiguzi bazabitanga rimwe, hari ugira ngo babitanga rimwe bakarekeraho. Ndakubwiye ngo niba waratsinze icya mbere, menya ngo n'icya kabiri n'icya gatatu kizaza, kandi nabwo batanga ibiguzi. Imana itugirire neza cyane. Arongera, ariko ku nshuro ya kane ngo Baramu ngo agerageza ngo gusa nkaho ngo yerekeze amaso mu butayu, ariko ntibyagira icyo bitanga. ngo Baraki aritonganya, ngo amaze kwitonganya, ngo noneho nibwo uyu nguyu Baramu rero sasa yatangiye kwerekwa isumba byose, atangira kuhabona. Yatangiye kumubwira mu bice 24 uhereye ku murongo wa 3, ngo aca umugani uhanura ati Baramu mwene Bewori aravuga, umuntu wari uhumirije amaso aravuga. Haravuga uwumva amagambo y'Imana, uwerekwa ishobora byose, wikubita hasi akagira amaso areba. Aterega amahema yawe ni meza. Urumva rero hano byari bitangiye guhinduka. Ubundi kwari uguca umugani uhanura ngo akoresheje indagu. Bibiliya niko ivuga.
noneho umurongo mu bice 24 umurongo wa mbere uravuga ngo ntiyagenda nka mbere gushaka indagu, ahubwo yerekeza amaso ye mu butayu. Ngo yabonye ko Uwiteka akunda Abisirayeli, ngo ntiyashaka indagu. Kano kantu naragakunze. Ngo ntiyashaka indagu, ngo noneho baravuga ati reka nderekeze amaso mu butayu. Ibyo gushaka indagu bivamo. Yerekeje amaso mu butayu, noneho ahita yerekwa. Haleluya! Ahita abona. Ngo ahita abona. Ndasaba Uwiteka kugira ngo abaguhagurukira, niba koko wubaha Uwiteka, batangire kugira amaso abona. Abo bagutumaho ibiguzi ngo bakugire nabi batangire kugira amaso abona. Reka noneho nkubwire iryo mpishuriwe. Abantu barimo bakugambanira mu kazi, bakugambanira ku mubosi, bashaka kugushyirishamo, iri sengesho tugiye gusenga rize gutuma bosi agira amaso abona, abone ubwo bugambanyi, abone ako karengane bashaka kwinjiramo, nuko kukubeshyera. Sifa kwa Mungu. Haleluya! Ndashaka ko bosi, ngiye gusenga, bosi ahishurirwe, abone ko urimo kurengana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, kandi izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Baramu, ndafashijwe Mana yanjye. Baramu ngo ahita atangira kwerekwa. Ku murongo wa 15 aho twahereye naho hari amagambo ameze nk'aya, yari yatangiye kuba nk'agakorasi atangiza ibyo abwira Baraki. Ngo aca umugani uhanura ati Baramu mwene Bewori aravuga, umuntu wari uhumirije amaso aravuga. Kuba nta kintu yari yarigeze abona. Yarashakaga indagu gusa, ariko ntiyari yarigeze abona. Ngo umuntu wari uhumirije amaso aravuga. Haravuga uwumva amagambo y'Imana akamenya ubwenge bw'isumba byose, uwerekwa ishobora byose, uwikubita hasi akagira amaso areba. Nuko aravuga. Avuze ngo iki rero? Avuga amagambo akomeye avuga ati ndamureba ariko si uyu ninde. Tumaze iminsi tuganira amagambo ajyanye no kwitegura Noheli. Iki cyumweru tukimaze tureba mu isezerano rya kera, ahantu hose Yesu avugwa kuba umushinga wo gutabara abantu b'Imana, ari umushinga wa kera cyane. Imana yacu itugirire neza. Umushinga wa kera cyane. Ubu noneho turimo turagera kera cyane kurushaho. Ubu noneho turi mu myaka 3000 isaga. Mu minsi yashize twari mu myaka 2800, 2700 kubera ko mu gihe cya Yesaya na Mika na Hoseya na Amosi ni mu myaka 2700 ishize. Ariko ubu noneho tugeze mu myaka 3000 mu gihe cya Mose. Imana yacu tugire neza cyane. Mu 100 gutyo na 50 mbere y'ivuka rya Yesu, uwitwa Baramu yari yaramubonye. Ngo ndamureba. Haleluya! Ngo ndamureba, ngo ariko si ubu. Ngo ndi kumwitegereza, ngo nkabona ngo ntandi hafi. Baririmbyi twajyaga turirimbana kera muri za 96 na 97, 95. Abazabona iyi audio nako iyi video muzabyibuka. Ibyumba muri Dora Sale twasohokeye muri Sosiyale harya hakurya muri 97 na 96. Hari indirimbo bajyaga baririmba abantu bitwa ba Providence, niba bakibaho bakazabona iyi audio muzabanyibukirize. Baririmbaga indirimbo ivuga ngo ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ntandi bugufi, ariko mfite ibyiringiro byo kuzamubona agarutse. Mbega ibihe. Providence ashobora kuba aririmba muri korali Hoziyana, cyangwa se nubwo yaba atagihari ariko yarahanyuze. Ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ntandi bugufi, ariko mfite ibyiringiro byo kuzamubona agarutse. Barishimye. Ngira ngo ahangaha niho bakuye aya mavuta, kumurikirwa bati binjira muri iri hishurirwa. Baramu yagize ati ndamureba ariko ntandi hafi. Niko tujya tumwitegereza natwe ko azagaruka. Abangaba bo bari bagiye kumutegereza ko azaza kubacungura. Muri make twese turasa n'abategereje. Bo bari bategereje ko azaza kubacungura. Imana ishimwe ko yaje akavukira muri Mariya. Hanyuma natwe dutegereje ko azagaruka. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ubwo iryo sezerano rya mbere ryasohoye,
kandi Imana ikaba yarivuzeho mu myaka myinshi cyane yabanje, rikaba ryarasohoye, n'iryadusigiye natwe rizasohora. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Rishobora kuzasohora tutakiriho nk'uko Balamu yabivuze, bikaba byarasohoye atagihari, hashize imyaka 2000 abihanuye, urumva ntiyari akiriho. Natwe turi kubivuga uyu munsi, twabibwiwe n'abandi, baratashye ntibagihari, ariko twe turamwiteguye. Birashoboka yuko dushobora kuzaba tutakiriho, ariko abana bacu bakazaba aribo bamubona. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ariko yaravuze ngo ndamureba ariko so, ngo ndamwitegereza ko ntandi hafi. Gusa ngo hazaba iki? Hari ibintu bikomeye cyane bizaba. Yaravuze ngo inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Aravuga ngo inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bw'Abisiraheli. Hari inyenyeri, hari umucyo, wa mucyo umurika mu mwijima, ya nyenyeri yo mu ruturuturu igaragaza ko bukeye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndimo numva nifuza ko hari inyenyeri yakumurikira, yagaragaza ko bugiye gucya. Hari ukuntu abantu bari mu gicuku cya nyuma batakibona n'inyenyeri n'imwe. Hari abantu bari mu gicuku, barimo banyumva, bari mu gicuku cya nyuma, ariko muhumure, hari inyenyeri yabunduye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Kandi iyo nyenyeri yayoboye abanyabwenge, yayoboye abashumba. Tuzayigarukaho mu minsi iri imbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo iturutse mu bwoko bwa Isiraheli, kandi ngo izagiriza inkiko z'i Mowabu, ngo izatsinda hasi Abasheti bose. Ngo Edomu hazahindurwa, ngo Seyiri naho hazahindurwa. Tuvuga amahanga yose azahindurwa. Mbese ahantu hose Abisirayeli bazatsinda. Ahita abwira Balamu ukuntu bazatsinda ubwoko bwabo. Ahita amubwira ngo yitegera ngo abantu bose, yitegera Abamaleki, yitegera ariko umurongo wa 19 twawusomye bavuga ngo ubwoko bwa Yakobo buzakomokwaho n'utwara ibihugu. Imana yacu tugire neza cyane. Ubu Yesu atwaye ibihugu. Ikintu kibabaje mu bice 25 ahiye inkuru izoreza, Balamu yasize yigishije Balaki, aramubwira ati bano bantu ntuzabashobora. Ibanga rituma utabashobora, nta byaha bibarimo. None ndakugira inama, ugende abakobwa beza bambara ubusa, Mukondowazi na Mini, ni hano byatangiriye. Ntago mbizi no muri Egiputa niba bitari bihari, ariko hano hantu niho Abisiraheli batangiriye kujya babona Mukondawuti na Mini. Abantu bambaye utuntu tw'utumini. Niko Balamu yigishije Balaki, aramubwira ati bari abantu nuramuka ubinjije muri ubwo busambanyi, hanyuma tuwarangiza ukabinjiza mu kurya intonorano, mu kurya inyama zaterekerejwe ibigirwamana, iriya Mana izabarakira ubwayo n'izabiyicira. Niko byagenze. Mu Bisirayeli hapfuyemo abantu 22,000. Imana yacu itugirire neza. Inzovu 2 n'ibihumbi 2. Abo bantu bazize Balamu kubera ko yigishije Balaki. Igitabo cy'ibyabishuye kibigarukaho. Imana yacu tugire neza cyane, kandi dufashe kugira ngo tugume mu mwanya wo kubaha Imana, kuko nicyo cyonyine gituma tutavumika. Ninde wavumuwe Imana itavumye? Ninde wavumuwe Imana yahaye umugisha? Ntabwo bavumika, uzabaze Balamu. Ariko se kubera iki batavumika? Abakunda kuvuga ko tutavumika, sinzi impamvu batanavuga impamvu ituma tutavumika. Impamvu ituma tutavumika ntabwo ari uko dufite Imana. Impamvu ituma tutavumika ni uko tubaniye Imana neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ntabwo impamvu ituma tutavumika ari uko dufite Imana gusa. Impamvu ituma tutavumika ni uko tubanye n'iyo Mana neza. Abantu rero bashaka kugaragaza ko bafite Imana, ariko ntibemere kubanira Imana neza. Ndakubwiza ukuri, uzavumika. N'Abisiraheli baravumitse, umuvumo urabafata, bajyanwaho iminyago. Ndakwingingira Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo ugume mu mwanya wo kubaha Imana. He kugira iby'ubugoryi, he kugira ibyo gukiranirwa, he kugira ibintu by'ibyaha bikwinjirana nk'uko nguko Balamu yigishije Balaki. Abisirayeli bakagwa mu mutego, bigatuma abantu 22,000 bicwa na mugiga. Imana itugirire neza. Twebwe ntituvumika, ariko kuko tubanye nyine n'Imana, ariko iyo tubaniye nabi n'Imana, Imana ubwayo niyo idutanga. Imana itugirire neza cyane, niyo iturekura tukagirirwa uko
abantu benshi bacu babishaka, ariko reka dusenge twinginga Imana kugira ngo idufashe. Uyu munsi turasengera abayobozi bacu mu gihugu, cyane cyane abayobozi b'inzego z'ibanze. Ntago nzi impamvu mu nzego z'ibanze haguma kuba utuntu tutagenda neza, utuntu twa ruswa, utuntu ntago mbizi pe, aka kantu kaziganwa ubushishozi. Nyagasani Imana ndakwinginga kugira ngo biziganwe ubushishozi ku buryo mu nzego z'ibanze hazagera ubutabera. Mana ndakwinginze kugira ngo mu kagari hagere ubutabera, hagera ubutabera. Icyampa ubwonko n'ubwenge bw'abayobozi bacu bugahishurirwa impamvu mu kagari hatagira ubutabera, bugahishurirwa impamvu mu kagari baterura ngo bavugishe ukuri, impamvu ituma hari abana benshi bata ishuri, hari abana benshi bagwingira, biri gupfira hehe? Ariko niba leta iteganya inkunga runaka iyigeneye umukene, ugiye kuyitanga akabanza akayikuramo 20% cyangwa se 30%, kino kintu kibabaje cyane. Ni nayo mpamvu bayobozi bakuru, ibyo mwifuza ko biba mu nzego z'ibanze bitahagera, noneho ikibazo kikagumaho, amaraporo akagumya agaragaza ikibazo kandi mwibwiraga ko mwagikemuye. Imana igirire neza abayobozi b'inzego z'ibanze. Niba ari umushahara ibakubira inshuro 5 cyangwa 7, ariko abayobozi b'inzego z'ibanze mu nyumva mwubaha Uwiteka n'ukuri kw'Imana, mwubahisha Imana ahantu muri. Ndabasengera, niba muhembwa make babakubire 5. Wahembwaga wenda ntabwo nzi ayo muhembwa, wahembwaga 100 bamuhe 500, wahembwaga 50 bamuhe 250, ariko mubabarire abakene, mubagezeho ibyo bagenewe, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turasengera kandi abayobozi b'amatorero, abayobozi b'amatorero abahura n'abakristo direct, kugira ngo imishinga myiza itegurirwa hariya mu rwego rwo hejuru igere ku bakristo, kandi babone ibyo abakristo babone ibyo bashaka, babone n'amatorero bifuza. Ndasengera abayobozi b'amatorero, niba namwe mufite ikibazo cyo guhembwa make, mukubirwe inshuro 10, ariko mugaburire itorero ibikwiriye, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Abahembwaga niba ari 20 simbizi cyangwa 30, bamuhe 500, wahembwaga 20 bamuhe 200, ariko kandi ntekereza ko ibyo bihembo bihari n'abakirisitu ubwabo babibaha, ariko mukiranuke, muhe abantu b'Imana ibibakwiriye, mubabwire ukuri, mubabwire ijambo ry'Imana rishobora kubakiza. Mwibahisha ko nibakora ibyaha Imana itazabareba neza, mwibibahisha. Mwibabwira gusa ngo bahawe umugisha n'Imana ntibavumika, nkaho mubahishe yuko nibakora iby'ubugoryi Imana izabareka bakicwa na mugiga. Muha abantu ibyo bakwiriye. Ariko kandi ndanasabira abafite ubumuga bwo kutabona. Umuntu iyo abona umwijima mu maso, icyo ni igicucu cy'urupfu pe. Afite ubumuga bwo kutumva, afite ubumuga bwo kutavuga, akoresha amarenga. Imana itugirire neza. Iki ni icyifuzo dukunze gusengera kuri uyu munsi. Hanyuma kandi turanasenga Imana nyir'ijuru n'isi kugira ngo igire icyo ikorera imfubyi n'abapfakazi, ibibagenerwa bibagereho mu izina rya Yesu. Mwizere Uwiteka mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu ndagushimiye, we Mana duha ijambo ryawe kugira ngo ritwigishe, rituyobore. Tumaze kubona impamvu ikomeye cyane yatumye Abisiraheli babasha kuvumika bakacwa na mugiga, ariko kandi nanone tumaze kubona ko kubana nawe ndetse kubaho dukiranuka twubaha izina ryawe bituma tutavumika. Ndakwinginga rero kugira ngo udufashe tugendere muri ubwo buzima bukiranutse. Girira imbabazi abanyumvise bose bakicisha bugufi bakemera intege nke zabo. Gira imbabazi abayobozi b'inzego z'ibanze bicishije bugufi bakaba bagiye gufata ingamba zo gukora ibyiza. Ndasenze abayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo bagirire neza. Niba bagaye umushahara, Uwiteka Imana, ubuyobozi bubareba bubimenye, bugire icyo bubikoraho, ariko bahe abaturage bacu ubutabera. Ibyo bagenerwa babibona uko bikwiye, nta kindi basabwe. Ibyo ngira ngo nibyo bizahindura ubuzima bwabo, bigatuma abana batabona uko bajya ku ishuri, bigatuma abandi bagwingiye babasha gukira. Ko usabwa kugira icyo akora, n'ubundi birumvikana ko inyungu yunguka ajya kwishyura bya bindi by'umurengera yatanze. Ndasenze rero kugira ngo imbaraga zawe zibikore, kuko ndabisabye, kandi niko senze kugira ngo ugire n'abayobozi b'imidugudu, abari mu matorero hano hasi, hano mu bayobora amatorero baciriritse, ubagirire neza. Ibyemezo biba ari byiza mu nzego zo hejuru byagera hasi bikanga,
ndatekereza ko wenda hari biterwa n'uburyo bahembwa, ariko uri Imana nyir'ijuru n'isi wahamagaye abantu ngo bagukorere. Nubwo abantu babyita andi mazina, bakabyita ishimo, bakabyita ibyo bagenerwa, bakabyima izina mushahara, ariko ni hahandi ntibikuraho ko ari igihembo cy'umukozi. Bibiliya yo icyita igihembo cy'umukozi, iravuga ngo uwabanje mu murima cyangwa se uwahinze niwe ukwiye kubanza kurya ku mbuto. Bivuze ngo umukozi akwiriye ibihembo, kandi niko n'ijambo ryawe ribigaragaza, ntabwo twabihunga. Ndakwinginze kugira ngo ibyo bikore neza, ku buryo abantu batanga ibikwiriye, bagabura ibikwiriye. Niko nsengeye kandi mwami, afite ubumuga bwo kutabona, kutumva, kugira ngo bagire neza, basa nk'abari mu gicucu cy'urupfu, ariko niwe wamenya ibibakwiriye ko ari wowe ubibakorera ku buntu bwawe, imishinga ibitaho n'ibindi byinshi. Niko nsengeye kandi imfubyi n'abapfakazi n'abandi benshi bababaye bagira ibyishimo ntibabone uwo babibwira, bagira amahoro ntibabone uwo batakira. Ndasenze ngo imbaraga zawe zikora ibikomeye. Wavuze kuri se w'imfubyi, kandi icyabiguteye ni uko wabonaga hari abantu mu isi bazubaha izina ryawe. Ndasenzere kugira ngo wishimishe umutima w'imfubyi, wishimishe umutima w'umupfakazi ku bw'ubuntu bwawe, mu gihe ababaye agira uwo atakira, icyubahiro cyose kibi cyawe rero none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane bakomeje kubana natwe, bakomeza kudukurikira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.